umuntu ava mu icupa ryuzuye inzoga ararintera, kandi burya icupa ryuzuye inzoga burya ni nk'isasu. Icupa araritera ntiryangeraho, rifata ku meza narindiho, riturika nk'igisasu. Abantu bose bari hirya no hino barahurura barareba, baravuga bati ugira amahirwe uracabaho. Ubuzima bwose waba urimo udakijijwe ni ubuzima bwose ubamo mbese buteye inkeke. Uhorana ubwoba, uhorana kwikanga, uhorana gusuhuza umutima. Ikaze kuri BMK1 TV, televiziyo ikorera kuri YouTube, ibagezaho ibiganiro bitandukanye, iyobokamana, umuco, siporo ndetse n'ibindi. Uyu munsi rero turi mu gice cy'iyobokamana, aho tugiye kumva ubuhamya ndetse n'imirimo myinshi Imana yakoresheje umugaragu wayo tugiye kuganira uyu munsi. Nabararikiraga rero mwese kutaza gucikwa cyangwa ku murangare ubu butumwa buze kubacika, kandi ikindi nongera kubibutsa gukora share na subscribe kuri channel yacu kugira ngo muzajye mureba ibiganiro byinshi bitandukanye. Reka rero dutangire duha ikaze umutumirwa wacu. Ikaze. Murakoze cyane. Reka dutangire tumusaba atwibwire. Nitwa Rumenge Jacques, ndi umugabo, ndubatse, mfite abana 5 n'umugore umwe. Akenshi iyo tumwumva avuga ijambo ry'Imana ajya avugamo ubuhamya bwe, ariko abantu benshi bakagira amatsiko ntiyaburambure kubera igihe. Uyu munsi rero dukeneye kumva birambuye ubuhamya bwe, iby'Imana yamukoreye, aho Imana yamuvanye. Reka dutangire tumusabe atubwire ubwo buhamya bwe. Murakoze cyane kumbaza ubuhamya. Ubuhamya ni bwiza cyane kuko ubuhamya burubaka. Mbere yo kubuvuga rero nabanza ngifasha ijambo ry'Imana dusanga hano muri Timoteyo wa mbere, urwandiko Timoteyo yandikiye, nako Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya mbere umurongo wa 13. Haravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji tarizera. Kuko mubivuze ubuhamya ni ikintu gikomeye cyane mu rugingo rw'itorero cyangwa ku mukristo, kandi ni byiza cyane. Ubaye umunsi wa mbere ngiye kuvuga ubuhamya kw'iri koranabuhanga. Rimwe na rimwe tubivugira mu rusengero bukeya, ariko ibyiza nuko tuba tubonye nk'uyu mwanya wo kubivuga. Kandi umukristo wese uwo ari wese agomba kuba afite ubuhamya, kuko nta buhamya ntaho ubuzi uba waravuye, ntaho ubuzi uhaye ujya. Bisaba ko ugomba kuba ufite ubuhamya bukomeye. Aha dusomye mbere yo kuvuga, kuko Pawulo yari umuntu mubi cyane mbere kose akitwa Sawuli, ariko yarahindutse aba Pawulo. Akiri Sawuli yari mu bindi bintu bikomeye, ariko igihe yabaye Pawulo yarahindutse, no kuvuga ngo yahindukiye umwami Yesu. Mu bihe byose yagendaga avuga, mu bihe byose yagendaga yigisha, mu bihe byose yahagararaga mu bantu, aje impaka n'abantu benshi bari batandukanye n'imanza nyinshi. Ntabwo yavugaga atatanze ubuhamya, yavugaga iyo yavuye n'iyahayajya. Ari naho ahangaha yabwiraga Timoteyo nk'umunyeshuri wiwe, ashimira imbabazi z'Imana yamugiriye. Aravuga ngo nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya n'umunyarugomo, ariko ngo narababariwe. Ngo nubwo ibyo nabikoze nari nkirinjiji. Turashima Imana natwe kuko igihe cyashize cy'ubujiji twabanje kuba natwe muri ico gihe, arico gihe tugiye kubabwira no gukomeza, kuko bagenda batubaza, ariko ikiganiro turacishimiye. Hanyuma rero njyewe
navukiye ahantu hitwa i Kongo, navukiye mu Minembwe, ndakura ndahakurira, turimuka tuva mu Minembwe tujya ahandi hitwa mu Mikenke. Ubu rero ni naho ababyeyi banje batuye mu Mikenke, nubwo batakihari uyu munsi, ariko niho iwacu, mbese niho ababyeyi banje bari. Ariko nyuma y'ibihe bimaze kuba, nza mu Rwanda, naje kera, naje 1994, turatura kugeza aya masaha. Hanyuma rero ubuzima bwanje bwa gikirisitu n'ubuzima bwanje nabayeho mu bihe bya kera, mu myaka yanje yose nabayeho. Nakuze ndi umusore, nakuze ndi kumwe n'abandi basore, ndi kumwe n'urundi rubyiruko, ariko imyaka yanje yose yo gukura y'ubukure bwanje ndiko ntekereza nayikoze ndi umupagani. Ndumva ko ibintu byandangaga mu mirimo myinshi nagendaga nkora mu buzima bwanje bwaha hanze, nakundaga kunywa inzoga. Mbese nakundaga inzoga mu buzima, kuko ntabwo nararaga inzoga. Inzoga narazinywaga kugeza neza ndyamye. Ni ukuvuga ngo amasaha yanje yose nabaga ndi mu nzoga. Inzoga ndazinywa, ndazikunda, ndazamamaza, ndazivuga, nzivuga ibigwi, mbese nzikundisha n'abandi. Ni ukuvuga ngo nakundishaga abantu inzoga bakazikunda, kazivuga ibigwi. Ibitaramo narabishyushyaga. Ni ukuvuga ngo nabaga ibitaramo aha n'ahantu nanyweraga, abantu benshi bakundaga kuhaza, kuko naranimaga, nakundaga kuba muri ibyo bintu cyane. Hanyuma noneho biza kugeraho, kuko inzoga iyo uzinywa cyane ziragenda zikakurusha imbaraga, kuko kunywa kenshi niko utarya cyane. Iyo umaze kuba umusinzi wa wundi neza, niba navuga ngo ni mwiza, umusinzi wa wundi nyine witse hasi, bigeraho noneho utabasha kurya, noneho bikakumara imbaraga, noneho ugashira, umubiri ugashira. Aho ngaho narahageze, naho nagezaho, mbese ubuzima bwanje ndeba n'umubiri nari narashize, ndananuka, ndashira. Hanyuma noneho mbona ibibazo bibaye ibibazo. Noneho ariko muri ubwo buzima bw'inzoga hakaziramo noneho n'urugomo. Nabyo narabigiraga cyane, kubera ko nakundaga no kugira urugomo. Dukunda kurwana, tukiri abasore, tukifite amaraso ashyushye. Numvaga ko nta nubwo navaga mu kabare ntagize ikintu cyo kuvuga ngo habeho urugomo, abantu barwane. Niyo ntarwanaga narateranyaga abantu kugira ngo barwane. Ni ukuvuga ngo ibyo bintu byo kurwana narabigiraga cyane mu buryo nyine bw'inzoga. Inzoga zitera umuntu ibintu byinshi. Hanyuma ibindi bintu byazana ingaruka mbi kubera inzoga ni urugo. Urugo rwanje ntabwo rwabasha kuba mu mibereho myiza kubera inzoga. N'akazi nakoraga, nakoze utuzi twinshi, ariko akazi kose nagiye nkora ntikigeze kagira umumaro kubera kunywa inzoga. Ndibuka kuko nagazanzana amafaranga y'umushahara nahembwe, nkayaha umugore, namara kuyamuha kaja mu kabare, ngasigara ndiyo kuja mu kabare. Namara kugera mu kabare, namara gusinda, ngasura nkagaruka kandi nkaza kwaka umugore yewe namusigiye, nayo akayampa, nayo nkaja kuyanywa. Urumva ko ico gihe ubuzima nyine abana bakagira ubuzima bubi. Inzoga rero ni nkazo cyane ubuzima bwanje bwa gisore bwabaye ubuzima bwo kunywa inzoga.
hanyuma ico gihe ibintu by'Imana ntabyo narinzi, nabonaga abantu baje gusenga, ntabwo ngewe numvaga ibintu byo gusenga ko ari ibintu, ndetse n'abasengaga numvaga mbarwanyije, nubwo ntari mfite imbaraga zo kubarwanya, ariko numvaga ntabashaka, nabarwanyaga nyine mu buryo bwanje nyine nari nshoboyemwo, kumva nyine umuntu usenga nyine ko tutohuza. Ndetse na bamwe basengaga bibagaza bagera iwanje rimwe, kumva simbishaka, nkumva ndababaye cyane, ndarakaye. Ibyo byose rero ni ibintu byagiye biranga ubuzima bwanje bubi bw'inzoga. Ndibuka ko nagaza ndara mu kabari bugaca mu gitondo, tukarara muri soirée, tukagenda tukaririmba indirimbo z'imiziki, tukanywa inzoga kugeza ubwo igitaramo kigashyuha kabisa, abantu bugaca mu gitondo tukabura amafaranga yo kunywa icyayi. Ni ukuvuga ngo ibyo byose nyine byatuzaniye ingaruka mbi muri ico gihe nyine, kubera nyine kutamenya Imana. Ubwo buzima nibona kuriyemo, mba umugabo, ndashaka, mbyara abana, mbese navuga ko imyaka yanje y'ubusore yose nayikoze mu nzoga. Hanyuma rero ayo mateka ni maremare, tutavuga umunsi umwe, ni amateka akomeye cyane twagize nyine yo kuba mu bibazo nyine byo kunywa inzoga, kuko inzoga zikuzanira ibintu byinshi. Inzoga zituma ufata urugo rwawe nabi, inzoga zituma abana babaho nabi, inzoga zituma ukorogana n'abandi bantu, inzoga zituma abantu batakwishimira, mbese nyine za nzoga zigutera ibyaha byinshi. Ariko noneho gihe kigeze, ndibuka mu mwaka wa 1999, 1999, mu kwezi kwa kabiri ku itariki 2, uwo munsi niwo munsi nakijijwe. Niwo munsi nakiriye agakiza. Nakiriye agakiza nta muntu umbwirije, nakiriye agakiza bigenze gute. Ndibuka ko uwo munsi kuri izo tariki nari Nyanza, kuko niho iwanje, niho ntuye, nubwo muri iyi minsi ntahabarizwa cyane, ndi Kigali, ariko niho iwanje. Nyanza rero sinahibagirwa kuko ni iwacu. Nyanza ni iwacu, niho nabaye imyaka yose, kandi niho nakiriye agakiza. Mbese ahantu nakiriye agakiza mba numva rwose mpakunze cyane, niho ubuzima bwanje mbese bwahindukiriye. Kuri izo tariki mvuze ku itariki 2 z'ukwezi kwa kabiri 1999, ndibuka ko icyo gihe ndakazi nari mfite. Hanyuma murabizi ko iyo udafite akazi, kugira ngo uje kunywa inzoga biza bisaba kuja kuvumba nimugoroba abandi batashe. Hanyuma ngewe nagendaga ku mugoroba ngasanga abandi wenda bavuye mu kazi, nkagenda nkajya kuvumba, kandi kuvumba biteye isoni, kuko wavumba umunsi umwe 2 3, ariko kuvumba none ukamara icumweru n'ibindi byumweru 2 bararuka, kuko umuntu kugurira inzoga buri munsi donke uba watakaye, uba uburi amakondisiyo y'inzoga burya ndayazi yose. Bisaba ko nuja kuvumba byibura nawe ugende witwaje nk'amacupa nka 2 3, kugira ngo ubone uko utangira ugure, noneho kugira ngo abandi baze kugura nyuma. Niko kuvumba kwiza. Ariko kugenda ugashika ukicara gusa bakagura, ejo ukicara bakagura, ejo bundi ukicara bakagura, ntubu kibaye umuntu nyine baranaguhunga, basigara bahaye bagukwepa, noneho bakajya baje mu kabari bakaguhisha. Nagiraga ayo mayeri yo kuvumba mu buryo niyaranje nkabona udufaranga dukeya, nagera mu kabari nkama ntangira nkagura ngishika, tucinjira gutyo akabari nje wamugura, kugira ngo abandi baze kugura nyuma ga, noneho bo bafite amafaranga, noneho ugamuntu ko munywa nyine, ariko wabatanze watanze kugura.
ndibuka uwo munsi hari mu gitondo umugabo witwa Kiraga, muramuzi, abamuzi, atuye Gisenyi, ni pasiteri wo muri Nazare. Icyo gihe yigaga i Butare, hanyuma twari duturanye, arambwira ngo ninze tutembere, hari amasaha mu gitondo saa 3 saa 4, bati dutembere tukorora amaguru. Ndamwemerera, turakomeza turagenda, noneho aza kumbwira ati noneho ngwino tunyure ku rusengero, kuko twari tugiye mu masaha ya saa 4, ariko saa 6 turi bugaruke nyine gufungura saa 6. Arambwira ati ngwino noneho tunyure ku rusengero, tugende tuhicare, hari abantu bariko bahasenga mu cumba, hanyuma tuhicare gatoya turindire saa 6 noneho tuze gutaha. Noneho ndagenda tugerayo ku rusengero, bari mu cumba, harimo abantu nka 6, pasiteri yari umugabo witwa Bituntumwa, barimo basenga ariko gahoro nyine mu cumba n'ingoma. Ndibuka kuko nta nubwo nje ninjiye, narabarebye aho bari mu cumba, kuko sinari kubasha kwinjira mu cumba c'amasengesho, sinari umukirisitu, ntabyo nari nzi, nuko niwo Kiraga nari mperekeje. Noneho mbageze warinjira, nge nsigara hafi aho ku rugi, ndareba mbonye ibyo barimo, mbona si ibyanje, mpita musiga aho ngaho, ngewe ndikomereza, ndavuga ngo reka ngere hakurya mu mujyi, hanyuma noneho ngende mpicare. Nari mfite amafaranga y'amacupa 2 y'inzoga ya Primus. Hari mu gitondo, ndavuga ngo reka ngende imwe izo nzoga, ayo macupa 2, hanyuma saa 6 ziraba zigeze, nze noneho mutore dutahe. Ndagenda, ndi hafi kugera mu kabari, ndiko ndangiza akabari imbere yanje hafi aho ngaho. Aho rero niho nakiriye agakiza, niho nahindukiriye, niho ubuzima bwanje bwahindukiriye. Imana rero igufatiraho ibonye, umugambi wayo ni igitangaza. Ubwo rero aho ngaho niho ngeze hafi y'akabari, ngiye kuhagera gutya, ngiye kwinjira ku kabari, mpita ibitekerezo biraza, ndavuga ngo ese aya macupa 2 y'inzoga ngiye kunywa aya masaha ya mu gitondo, kandi ariyo nakagombye gukoresha kugira ngo mvumbe ku mugoroba, ubuse ninyanywa aya masaha ku mugoroba ndaje kuvumba gute? Hanyuma mbitekerezaho, ndahagarara umwanya ndabitekerezaho, umutima umurambwira ngo ninsubireyo, ngende bati nicare hafi y'urusengero, ndindire Kiraga basohoke gusenga saa 6, hanyuma mubwire dutahe. Undi mutima urambwira ngo genda umwe rimwe icupa rimwe, hanyuma irindi ubisigure kurivumbiraho nimugoroba. Ariko nkibaza nkavuga ngo se ninywa icupa rimwe, ndibuka icupa ryaguraga 300, amafaranga 300, nari mfite 600. Ndavuga ngo ninywa icupa rimwe, noneho ndavumba gute? Ndagenda se ninshika ngura icupa rimwe, turisangira turi bangahe? Kuko ukwiye kugura amacupa 2, noneho ukagurira nk'umwe aho ngaho, nawe ugafata irindi. Noneho umutima uza kunganza, urambwira ngo ninsubireyo. Nahise ngira demi-tour, nahise nerekerayo, ndavuga ngo reka ngende, ndashika hariya ku rusengero, nicara aho hanze, ndindire Kiraga saa 6 zigera, noneho dutahe. Hanyuma ndahindukira ndagenda. Uko nahindukiye nyine, uko nahindukiye aho hantu niyo mpageze, aho nahindukiriye niho uko nahindukiye mpindukiye. Bibiliya ivuga ngo iyo umuntu ari mu Kristo Yesu ngo abaricare mwigisha, ngo ivyakera babishize byose babihindutse bisha. Umunsi nahindukiye sininjira mu kabari, ayo mafaranga 600 ntiyigeza aja kunywa inzoga ku mugoroba. Ngiye kubabwira uko ibintu byagenze. Narahindukiye ndagenda, ngeze hariya ku rusengero, mpagarara ku muryango w'urusengero kugira ngo numve ibyo bakiraga barimo n'abariko basenga. Numva ko bararirimba indirimbo ivuga ngo numva Yesu anemeza ko mbuza imbaraga, ngo nje musenga iteka, ngo ntaco nzamuburana. Hanyuma noneho bakaririmba bakavuga ngo yanishuriye imyenda, yambabariye ibyaha, ngo bituma neradi. Ako ndi hanze, ariko ko numva barimo baririmba gutyo, kandi mu majwi yoroheje rwose, batuje ku manywa. Yandirimba ngo bayiririmbe, noneho bayiririmba nkumva ninjye bari ko babwira, kandi ndi hanze.
ngo yanishuriye imyenda yambabariye ibyaha bituma nerade. Noneho ndibaza ndavuga ngo se kubera iki barimo bamvuga kandi ndi hanze bakavuga ngo yanishuriye imyenda yambabariye ibyaha bituma nerade, kuko nje mu buzima bwanje kubera ibyaha narakoze sinari nzi ko nobabarirwa, sinatekerezaga no kubabarirwa, sinatekerezaga ko nzaba no mu Kristo, sinatekerezaga ko ibintu by'Imana nzabibamwo. Jewe nta mahirwe numvaga mfite yo kuba mu Kristo. Iyo ndirimbo rero bayiririmba aho ngaho aho mu rusengero bari mu cyumba cy'amasengesho, niyo yankozeho. Numva ko ninjye barimo babwira ngo yambabara ibyaha, ngo ndangize ndinjira numva ko baraharirimba, ninjira no mu cyumba cy'amasengesho ngo ninjire ndababaza ngo se ko muravuga gute, ko muravuga ngo yambabara ibyaha bituma nerade. Pasiteri Bituntumwa ahita avuga ngo ati wababarirwa none aha ngaha. Njyewe nababarirwa, ubu njyewe nshobora kubabarirwa ibyaha nakoze byose, njyewe nshobora kubabarirwa. Bituntumwa ati wewe ubu wababarirwa. Ngo mare ndamubaza ati se bisaba iki kubabarirwa? Arambwira ngo nukwihana. Kwihana se nukugira gute? Arambwira ngo nukwatura, nukuvuga ibintu byose wakoze bibi ukabyatura imbere yacu n'imbere y'Imana, hanyuma ukababarirwa. Ndababwira ngo icyo gusa nico gishobora kugira. Numva noneho ngize confidence yo kubivuga, ndababwira ngo mureke mbibabwire. Maze rero ndabibabwira. Imana rero nabinyibutsa imbwira ibintu byose nakoze, ndabivuga byose aho. Ndangije kubivuga rero ndapfukama, baransengera aho ngaho. Uwo munsi basengeye bandamitse ibiganza, niwo munsi nagize ibyishimo. Nico kimenyetso nabonye cya mbere, nagize ibyishimo mu mutima ntigeze ngira n'ubundi munsi n'umwe. Kuko mu kabare mujya mu inzoga mukishima, ariko n'ibyishimo byaha inyuma, ariko mujya mutandukana murwanya, cyangwe ukoza amanyanga, cyangwe se mu rugo habaye ibibazo, kuko n'umutungo uba wangije urugo. Ariko umunsi basengeye bakandambikaho ibiganza, icyo nicyo kitumenyesha ko Imana ibaho. Nuko iyo ubabariwe wumva mu mutima wawe uhindutse. Uwo munsi niwo munsi nagize ibyishimo ntigeze ngira n'undi munsi. Twasohotse na Kiraga dutaha, mubwira ko ubuzima bwanje buhindutse, mbaye undi muntu musha. Naho ngaho kuva uwo munsi niwo munsi nakijijwe, kuva uwo munsi niwo munsi nakiriye agakiza, kuva uwo munsi niwo munsi mpindukira ubuzima, kuva 99 kugeza uyu munsi. Ibyo byishimo nakiriye uwo munsi n'ubu ndacyabifite, kuko niwo munsi nakiriye Imana, niwo munsi nakiriye Yesu Kristo, kuva uwo munsi ukageza uyu munsi wa none. Hanyuma rero urugendo rwo gukizwa ndibuka kuko nakoze hafi ukwezi mfite ibibazo bikomeye, abantu bampereza, abandi kuko twabaga turi urugomo, twasangiraga inzoga turi benshi, ariko ninjye wakijijwe mbere muri abo bantu bose. Hanyuma noneho abantu bakaza bakampereza umunsi, bati njyewe ntabwo namara umunsi ntanyoye inzoga. Babona umunsi urije, babona ntanyoye inzoga. Abandi bakampa icyumweru, bakavuga ngo sinshobora kumara icyumweru ngo ntanyoye inzoga. Icyumweru babona kirashize, kuko numvaga ikintu kimwe gusa nico cyamfashaga. Nagiraga umunezero mu mutima, ariko ntazi gusobanura. Ikindi nkavuga ngo, kandi nkagenda mu kabare n'abarya twasangira, nkagenda ariko nkanywa fanta, nkavuga ngo njyewe sinshobora gusubira kuco navuze. Ibintu navuze imbere y'abagabo n'abagore sinshobora kandi kubisubiraho. Nuko ibyo biramfasha. Fata ukwezi kose Mwuka Wera yaje kunsanga, asanga mfite amadecision akomeye, kuko ndashobora kwivuguruza kuco navuze, ibyo navugiye imbere y'abagore n'imbere y'abagabo n'imbere y'abandi bantu badashobora no kunsuzugura. Hanyuma rero uko niko agakiza kanje kabayeho. Agakiza kanje kabaye mu bintu bikomeye cyane, kuko nari umuntu mukomeye mu nzoga, kuko nakoreshaga ibitaramo mu nzoga. Inzoga nazivugaga ibigwi, inzoga zankoresheje ibintu bibi bikomeye tudashobora kuvuga byose, ariko Imana yatugiriye neza kuko twakishijwe. Agakiza kacu rero karakomeye, kava kure cyane, kuko twebwe twabyisanzemo, twasanze Imana itugiriye neza muri uwo munsi dukizwa. Imana ibamugisha. Nabaza ese ni nk'ibihe bihe
wumva waba warabayemo nawe ujya utekereza wakoreshejwe n'inzoga cyangwa se ibikorwa runaka waba warakoreshejwe n'inzoga ukumva biguteye ubwoba ku buryo wumva hari wari ugeze no gupfa, ku buryo wumva aho hantu wasimbutse nk'urupfu? Ibihe bibi nabayemo bitewe n'inzoga bishobora kuba byaranteye ubwoba mu buryo natekereza ko no gupfa nopfa. Ndibuka turi Uvira turimo tunywa inzoga nyinshi cyane, abahazi twanyoye inzoga tuzivanga n'inzoga zino za kinyarwanda. Hanyuma ahantu twari twicaye mu kabari, ndibuka uwo munsi hari ku mugoroba bwije nka saa moya, akenshi saa moya saa mbiri, umuntu ava mu icupa ryuzuye inzoga ararintera. Kandi burya icupa ryuzuye inzoga burya ni nk'isasu. Icupa raritera ntiryangeraho, rifata ku meza narindiho, riturika nk'igisasu. Abantu bose bari hirya no hino barahurura barareba, ariko ntihamfata n'akantu na kamwe. Abantu bose baje kureba baravuga bati ugira amahirwe uracabaho, ukuntu iryo cupa ritankozeho kandi akameza nicayeho. Ico ni ikintu kimwe injya nibuka, nkavuga ngo uwo munsi nafutse urupfu. Cya kabiri kandi hari undi munsi aho ngaho Uvira, twaragiye tunywa inzoga tugeza mu masaha 8 z'ijoro. Noneho bigezaho tugenda gutandukanya, abasinzi bajya bataha gutandukanya. Njyewe nubwo nari mpazi cyane, noneho nyoberwaho ntaha. Noneho byabaye ngombwa ko nshaka nyine inzu nshobora kwifundamo kararamo gusa. Nagiye mu nzu imwe, ninjiye mu nzu imwe, nakomanga bakazimya n'amatara. Noneho hari inzu imwe ninjiyemo, iyo nzu nayinjiyemo ari uko nyirayo yasohotse agiye hanze, mpita ninjira ntanamusabye n'icumbi, mpita nicara ku ntebe namandyamo. Noneho ndibaza ndavuga ngo uwo munsi iyo uwo muntu aza kuba mubi, kandi yari umuntu ntazi utari n'uwo mu bwoko bwacu, nk'uwo munsi iyo aza kuba mubi nuko nari imeze, inza ntekereza ko uwo munsi aba yaranyishe, ntibari no kumenya iyo naguye. Ndibuka kandi ko ni kenshi twanywaga inzoga tugasinda tukarara ku muhanda. Njyewe ndibuka ko naraye ku muhanda kenshi, karara ku muhanda kabyutswa n'ikime cya mu gitondo inzoga zimvuyemo. Ibyo nabyo ni amahirwe akomeye. Ndibuka kandi kenshi ko twakoreshaga moto nijoro twasinze, abantu basinze, rimwe na rimwe tukanywera mu mijyi itandukanye, tukajya i Butare, tukagenda na moto twaza i Nyanza nijoro, mbese umuhanda tukawuzura. Ibyo nabyo Imana iraturinda muri ayo maksida. Ibyo byose umuntu ajya agenda bigarura, ukareba ahantu henshi. Hakaba ubwo tugira n'amasiganwa, twasinze, bamwe bari kuri moto imwe abandi bari ku yindi, noneho tugira amasiganwa tugatangurana. Icyo gihe rero Imana ikaturinda, imodoka ntizitugonge, natwe ubwacu ntitugongane. Ariko bya bindi nyine urumva ko byari ibintu bikomeye cyane bihambaye, abantu gusinda nijoro mugataha saa 8 z'ijoro, umuhanda mukawuzura nyine muri kubyuma. Ariko Imana ikabeturindira. Ibihe ni byinshi cyane byagiye bibaho, aho giye murwanye mukarwana, noneho muri mukabare, ariko ntiyagire utera undi cupa mugahataha imbororo. Kandi intambara zabaga nyinshi, umuntu yarwanaga kenshi mu kabari. Ibyo byose ni ibihe bibi twagiye tunyuramo, byagiye bidufusa urupfu. Murakoze. Mu Kinyarwanda bajya bavuga ko umwana atari uw'inzu yavukiyemo, ahubwo umwana ari uw'umuryango. Ese umuryango mugari uvukamo ko bagufataga gute, cyangwa se bakugiraga izihe nama? Ni ukuvuga ngo umuryango mvukamo barabizi, nabo ni nabo cyane bashobora kuntangira n'ubuhamya, nibo banzi cyane, barabizi ko nari narapfuye. Uretse nabo n'umugore nawe icyo gihe yarazi ko napfuye byarangiye. Ni wabo w'umugore nabo bari bazi ko napfuye.
mbese sinari umuntu nta n'uwifuzaga kuvuga ko ndi mwene wabo. Abantu bose barambonaga ntibifuze kubona kuko nari ngeze kuri hahandi umuntu n'ishusho yari imaze no guhinduka, ibintu byose byari bigeze kuri, n'ubukene n'ibintu bikomeye cyane. Umuryango rero wo wari uzi amakuru cyane, nta n'inama hari ahantu umusinzi agera ntubicumva n'inama abandi bakugira, donke ahubwo gusa baraguhebye, barabonye ko wapfuye. Mbese nari mu ciciro cy'aba bandi b'abasinzi, mbese batakiri konsideri. Mbese umuryango wari warantaye, niko navuga. Murakoze. Hari ahantu Ubuhamya watubwiye ko wakijijwe mbere y'abo mwasangiraga, ese nabo baba barakijijwe abo bandi mwagendanaga? Ndasa naho ari njyewe wafunguriye abandi. Agakiza kanje kavuyemwo agakiza k'abantu benshi, kuko maze gukizwa abantu bose baratangaye, baravuga ati ubwo Jacques akijijwe, bati buriya, bati hari ikintu kibaye. Abantu nabo abandi nabo bahise bagira gutyo barakizwa. Ndibuka abagabo bakijijwe nabo ubu n'abakirisitu benshi, bamwe dukorana umurimo w'Imana. Hariho pasiteri Biregeya, n'umupasiteri wo muri EPR, hariho mwene data Mede, we tukorana kenshi umurimo w'Imana mwivuga butumwa. Hariho Mashamba, nawe n'umukozi w'Imana, nawe turakorana kenshi mwivuga butumwa, n'abandi. Ariko abo ngabo nibo ntekereje vuba, ariko abandi ni benshi nabo bagiye bakizwa muri ico gihe, kandi nabo twari tumeze kimwe muri ico gihe. Murakoze. Warakijijwe, kandi umuntu wakijijwe agira umuhamagaro. Ese we igihe umaze gukizwa nuhe muhamagaro wagize? Intambwe yo gukizwa no kwinjira kumenya umuhamagaro haciye igihe, kuko iyo umaze gukizwa urabanza ugashakisha ibintu by'Imana ukabimenya, bigatwara igihe kirekire. Njyewe mbese maze gukizwa hari ikintu cyahise kinzamo, kuko nakundaga ibintu by'indirimbo no kubyina, kuko narabyinye igihe kirekire nk'imyaka hafi 10. donke tubyina, kandi mu kubyina numvaga ari nabyo Imana yarabiduhaye. Noneho ntazi ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Hanyuma rero uko mbyina niko nasengaga kugira ngo Imana inyoriyante mu byo ngomba gukora. Nyuma rero Imana inyoriyanta ko ngomba kugira gute, ngomba kuja kwiga theology. Ndagenda kuko theology nagiye kuyiga 2007. Nja kwiga theology nagiye muri Kenya 2007, ndangiza 2010. Hanyuma muri kwa kurangiza kwiga theology nibwo nanasengaga Imana cyane. Muri icyo gihe nigaga theology, niki nzakora iki, nzagira gute, masengesho menshi nasengaga. Imana rero iza kunyoriyanta mu kuvuga ubutumwa, numva haje mwivuga butumwa, kuko impamvu nabonye ko ari ivuga butumwa nuko igihe cyose babwirizaga numvaga ari byo bindyoheye cyane. N'igihe nanje nateguraga ijambo, nubwo nari ntaramenya kubwiriza cyane, ariko numvaga ari byo bindyoheye. Noneho naho ngaho mpita numva ko kubwiriza, kuvuga ubutumwa, kubwira abantu Imana, kubwira abantu gukizwa binyuze mu ijambo ry'Imana, nibyo numvise cyane bibaye imbere. Ariko muri njyewe nkumva isivuga butumwa rizantunga. Mvuye kwiga theology, ngomba gutunga abana bagomba kwiga, ivuga butumwa ntirihemba, bizagenda gute? Nyuma rero nibwo nagarutse hano mu Rwanda maze kwiga theology, ndaza rero nabwo haba ibibazo binini cyane kugira ngo niyo oriente mu rusengero nje kuba pasiteri. Ahantu hose nagendaga kugira ngo mbe pasiteri, hari aho nagendaga gusaba, hari naho bampamagaraga, ariko aho hose niko Imana yagendaga yanga. Imana ikambuza igatuma abandi kavuga ngo ya wowe umuhamagaro wawe nivuga butumwa. Kandi wa muhamagaro uko nabitekerezaga nanje ko ngomba kubwira abantu Imana buri munsi uko bukeye nuko bwije, kababwira Imana bagakizwa.
niko numvaga n'intumwa z'abantu zigenda ziva hirya no hino bagenda bambwira ati umuhamagaro wanje ni ivugabutumwa. Nza gusanga rero ko umuhamagaro wanje ari ivugabutumwa, kugeza na n'uyu munsi wa none nyine ndi umuvugabutumwa kuko abenshi mubizi. Utubwiye ikintu cy'uko Imana yakubujije kuba pasiteri. Ese turashaka kumenya umuvugabutumwa ni muntu ki? Hanyuma Imana ntabwo yambujije kuba pasiteri, n'ubu ndiwe ndi umupasiteri, kuko kuba pasiteri umuntu wese wabyigiye wize teoloji aba ari pasiteri. Kuko kuba pasiteri si ukubisengerwa, kuba pasiteri ni umuhamagaro. Icya kabiri ni ukubyigira, kuko abantu rimwe na rimwe ni ukutabimenya, ntibajya bamenya ibintu cyane. Gusengerwa ni kimwe, gusengerwa burya ni uguhabwa inshingano, ariko kuba pasiteri ni ukubyigira. Ugomba kubyigira, kuba warabyigiye. Njye narabyigiye, niyo mpamvu ndi pasiteri. Hanyuma ariko kandi hari ubupasiteri bw'umuhamagaro, ariko kandi ndi pasiteri nk'uwabyigiye, ariko mu muhamagaro wanje ndi umuvugabutumwa. Njyewe ndi umuvugabutumwa ariko wabyigiye nk'umupasitori. Hanyuma hari n'abapasitori mbese b'umuhamagaro cyangwa se babirobanuriwe. Njyewe rero ntabwo nabirobanuriwe, ariko narabyigiye. Murakoze. Reka turebe ubuzima bwihariye umuvugabutumwa abamo, cyangwa se imikorere y'umuvugabutumwa yihariye itandukanye n'iyo umupasiteri abamo cyangwa se umupasiteri akoreramo. Ni ukuvuga ngo umupasitori ni umuntu wabihamagariwe, wabirobanuriwe, nawe ni inshingano ahabwa zo kuragira umukumbi w'Imana, guhagarara ku rusengero, kuba ku rusengero, akamenya ubuzima bw'abakirisitu, akamenya uko baraye n'uko baramutse, akamenya ikigomba kubatunga no kubafasha mu buzima bwa gikirisitu, akamenya barwaye, akamenya bagize ibibazo bitandukanye, akabasura, akabagenderera, akabigisha, akabaha inama. Iyo ni imirimo y'abapasitori, irazwi, niko bimeze. Umurimo w'ubuvugabutumwa ni umurimo w'umuhamagaro ukomeye, ariko nkiri aho ngaho ngisubiye inyuma gato, abantu bose ni abavugabutumwa. Ari abaririmbyi ni abavugabutumwa, ari abanyamasengesho ni abavugabutumwa, ari abapasitori ni abavugabutumwa, ari ababishopu ni abavugabutumwa. Abantu twese twahamagariwe umurimo w'ivugabutumwa, ariko hari umuvugabutumwa sasa w'umuhamagaro, ari we bakunze kwita umuvugabutumwa w'umwuga. Njyewe rero ndi umuvugabutumwa w'umwuga, ndi umuvugabutumwa wabihamagariwe, kuko mbizi neza, ari nabyo numva nkunze cyane. Rero umurimo w'ubuvugabutumwa ni umurimo ukurara ku ijoro. Umuhamagaro wawe ukuraza ku ijoro, mbese ukagira ishaka ryo kubwira abantu Kristo, mbese no gukura abantu mu byaha, mbese no gutuma abantu bamenya Imana. Kandi ukumva utakwicara, ukumva ugomba kubuvuga ahariho hose. Mbese hariho ivugabutumwa naryo riratandukanye. Hari abashinzwe ivugabutumwa, hari abafite ivugabutumwa bagenda babwira abantu ku muhanda, uwo babonye wese bakamubwira. Hakaba abafite nabo babiyoriyanse mu ivugabutumwa, ari bo bazabita ba misiyoneri, bajya gutangira, mbese niko gutangira ishamba, bakagenda ahantu mu bihugu batarigera bagira gute, batarigera bakizwa. Mbese abo ngabo abo ni abantu bakomeye cyane, bashobora no kubipfira. None bakaba n'abavugabutumwa babwira abantu bakijijwe bari mu nsengero, ariko bakabwira mbese n'abatarakizwa. Njyewe ni nko muri icyo cyiciro cyo kubwira abantu bakijijwe. Bibiliya iravuga ngo nimusukume amavi y'abananiwe. Ni ukuvuga ngo umukristo wese akeneye ivugabutumwa, akeneye kubwirwa ubutumwa kugira ngo asubizwemo imbaraga. Njyewe umuhamagaro wanjye w'ivugabutumwa mba numva ngomba kubwira abantu Kristo, ngomba kubwira abantu Yesu kugira ngo bamumenye. Ivugabutumwa ryanje naho rishingiye kumenya Kristo,
nico niyo sije nini cyane iremereye ndende, ariko ishingiye mu kubwira abantu kumenya Kristo. Yaba ari umuntu umwe tuganiriye ngomba kumubwira Kristo, baba ari batanu duhuye ngomba kubabwira Kristo, haba ari mu rusengero mu bantu benshi ngomba kubabwira Kristo, haba ari mu baririmbyi ngomba kubabwira Kristo. Ivuga butumwa ryanje mba numva niyo ntabwirije mba numva mfite ikibazo, mba numva ko buri gihe ngomba kubona byibura n'umuntu umwe ngomba kumubwira. Kandi ngewe ntabwo nabura umwanya wo kubwiriza, kuko niyo ntabibonye ndabikreye, kuko nshobora no kubwira umuntu ngo ndaje kugusura kandi ngiye kukubwira ijambo gusa ry'Imana, kandi namara kukubwira gusura umwe kumva umutima wanje ndaruhutse. Rero ngewe umuhamagaro wanje n'uwivuga butumwa ni ukubwira abantu Kristo ahatandukanye, mu matorero atandukanye, mu madini atandukanye, aho bampamagara hose ngomba kuja kubabwiriza ubutumwa, kababwira Kristo Yesu. Ariko umupastori we agomba kuba ku rusengero kamenya ubuzima bw'abakristo, aho niho bitandukaniye. Ariko byose ni uburyo bwo kuvuga ubutumwa, bwo kuvuga Kristo. Murakoze. Mu buhamya watubwiyemo ko n'umuryango wari waragutereye icyizere, ndetse bamwe bakanga no kuvuga ko ari bene wanyu kubera ukuntu wari umeze nabi. Ese muri iki gihe haba ari igikorwa waba warakoze cyangwa hari ibikorwa ubujya ukora mu muryango ku buryo abantu bo mu muryango bamwe bakugarurira icyizere cyangwa se bose baba barakugarurira icyizere? Icyizere ni ngombwa, kigomba kugaruka. Buriya rero iyo umuntu yakiriye agakiza, Imana iguha ubwiza. Kandi iyo wakoreye Satani igihe kirekire, Satani igusiga iceye, ukomeza kuba mubi. Noneho abantu bose ntibagukundi, ugira icangiro, mbese mu yandi magambo ugira icangiro. Umuntu wese wakoreye Satani icyo kintu ku buzima bwe ahora agira icangiro, kandi ahora yisuzuma ko abantu bamwanga. Ibyo byo byanze bikunze abantu bagomba kubimenya ko umuntu ukorera Satani uwo wese agira icangiro, kuko n'abantu barabibona. Ariko iyo ukoreye ubwiza Imana iguha ubwiza, yongera kugarura icyizere, ubwiza bukaza, abantu bose bakureba bakagukunda. Ni ukuvuga ngo mu muryango bahise babibona, barabikunda, babona ari byiza, abantu batugarura icyizere. Hanyuma ariko bazakigwarura bakabanza bakakugenzura, bakareba ko ibintu wakoze, ibintu kuri burimo, bakakureba bakagenzura umwaka umwe ibiri, ariko bakaza kugaruka. Ndetse hakabamwe n'abakurwanya, ariko muri uko kurwanya bikagutera imbaraga zo kugira gute, zogira ngo bigusunikira imbere. Kuko ndabizi ko hari abantu benshi barwanyijwe mu bintu by'agakiza, bakarwanywa bagasubira inyuma, bakagenda bagasura mu bandi. Ariko rero iyo umaze gukizwa, Imana iguha ubwiza, uko bariko bagukunda abandi bakakwanga, kandi bakakubwira amagambo yo guca intege. Ariko ibyo rero ngewe abantu bahise bangarura icyizere, Imana iramfasha, irankomeza, ndetse mu muryango twakora imirimo ikomeye cyane, mu buryo nta n'umwe utari kubitura icyizere. Rero ndizera kuko mu muryango nibo babizi cyane, n'ubu batugarura icyizere cyane, kubera bazi n'ibikorwa tubakorera buri munsi. Twazanye n'ivuga butumwa mu muryango. Umuryango wacu tumaze imyaka 10 yose twarinjije mu ivuga butumwa. Duhora tugira ivuga butumwa, igitaramo ca buri mwaka dukora igitaramo, buri mwaka ku musho w'umwaka mu kwa 12 dukora igitaramo. Twazana abavuga butumwa bakabwiriza umuryango. Abantu bamwe barakijijwe benshi mu muryango, abandi ibibazo birabohoka. Dufite ubuhamya bwinshi bukomeye cyane mu muryango kuje imirimo yakoze mu muryango, kandi ari twebwe tubitangije. Kandi twebwe twari babi cyane. Ndatekereza ko mu muryango wacu nije wari mubi kurusha abandi bose, ubukana bw'ubupagani. Ariko ubu ngubu ndatekereza kuko kandi imbaraga nakoresheje z'ubupagani nuko nari mbikomeyemo cyane. Ndatekereza ko no mu bintu by'Imana ubu ngubu mbikoyemeyemo cyane, kandi ngomba kubibamwe imbere. Iryo shari ryo ndarigira, ngiryo shari nsigaranye. Nanga ko umuntu uwo mu muryango cyangwa undi muntu aje imbere, ntagomba kunja imbere, ngomba kumutanga, kubera kuko nzi neza ko iryo shari niryo nigiza riremewe. Rero ndibwira ko mu muryango barabizi, munabegereye bashobora kubaho ubuhamya, bazi ibyo twakoze. Ubu ngubu nububa mu muryango wacu w'umvuka ivuga butumwa ryarinjiye. Rero ndizera kuko batugira icyizere, nabo bashobora kubaho ubuhamya.
murakoze. Ikindi kibazo, ivugabutumwa warivuze unavuga uko rimeze, twumva ni ikintu gikomeye, kandi koko iyo turebye hari abantu batangiye ari abavugabutumwa ariko aka kanya bakaba barasubiye inyuma, bakaba baragiye mu yindi mirimo ukabona bararetse. Ese wowe ni irihe banga wakoresheje kugira ngo uburambye iyo myaka wavuze kuva muri 2007 wiga kugeza 2010 urangiza kugeza iki gihe wari umuvugabutumwa, imyaka urumva ibaye myinshi, ariko wowe ugishikamye muri wa muhamagaro wawe w'ivugabutumwa, ni irihe banga wakoresheje? Ibanga nta rindi, ibanga ryo kugira ngo winjire mu muhamagaro wawe ukomereremo kandi uzawurambiremo ni ibintu bigera nko kuri 3 cyangwa 4. Icambere ni ugukizwa neza, umara amashi ukakira Yesu, ntiyagira undi muntu uzoza kumugukuramo. Ikindi ni uguhora witunganya ukihana, ni ukwihana. Umuririmbyi yaravuze ngo kwihana si ubuhanga cyangwa guca mu bwenge, ni ukwanamuza kuri umunyabyaha, ugahora wihana kuko duhora mu bicumuro byinshi tugenda duhura nabyo. Ibyo ngibyo rero ugomba kwihana buri gihe ugahora witunganya, ubuzima bwawe bukaba urinosa. Icya gatatu ni amasengesho, ni ugusenga, ugahora umunyamasengesho, kuri nani yo gusenga, usenga uri wenyine, mwasengana n'abandi ariko muri mu masengesho. Icya kane ni ukwiga, ni ukubyigira, mbese ni ukuja kwiga. Ico nico kinanira abantu benshi. Ibyo byiciro 3 abantu benshi barabikora, bakitunganya, bakihana, ndetse bagahora mu masengesho no gukizwa cyane, ariko ntibaje kwiga kuko ivugabutumwa risaba kwiga. Aho ngaho ni abantu benshi nashishikariza abantu benshi kurubyiruko cyane n'abantu benshi twagiye dutangizanya umurimo w'Imana w'ivugabutumwa barananiwe, mbese biterwa n'ubumenyi bukeya. Imana ni yanyoboye kuja kwiga, nkanja kwiga theology kuko ibyo tubwiriza bisaba ko tugomba kubyiga. Ni ukuvuga ngo ivugabutumwa ugomba kugira icyo ubwira abantu wize, ukagira ibyo ubabwira ibintu by'ubumenyi wamenye, hanyuma Mwuka Wera nawe akabigufashamo. Ni ukuvuga ngo kubyiga ni 50%, Mwuka Wera ni 50%. Iyo bihuye byombi bikora umurimo ukomeye cyane. Ikibazo nuko hari abaje kubyiga Mwuka Wera atabarimo, hakaba n'abafite Mwuka Wera ntibigi, none ugasanga babuze ikintu. Bisaba kuja kwiga ufite na Mwuka Wera, ariko kari agakiza bagize. Rero iyo utarimwo mu gakiza ukaja kwiga, uraza ukagusha abantu kandi ukabashukisha ibyanditswe. Ariko jewe narakiriye Mwuka Wera kandi nari nzi kwirinda ibyaha, n'ubu ngubu ndabyirinda. Icya kabiri ngasenga, ndi umunyamasengesho, noneho nja kwiga theology. Maze kugera mu kwiga theology niho nasobanukiwe ibintu, kuko ijambo ry'Imana ryarankorofye. N'ubu niyo Timasi ngendera ku murongo w'ijambo ry'Imana. Nivuga butumwa ryose rishingiye ku byanditswe byera, ariko bisaba kubyiga. Muribuka neza kuko Bibiri bivuga neza ngo ibyanditswe byera biraruhije kumva, biraruhije gusobanukirwa. Rero utize ijambo ry'Imana ntibishoboka ko wabona icyo ubwira abantu. Bisaba kuja kubyiga, warangiza ukagira gute, warangiza na Mwuka Wera. Ibyo ngibyo rero iyo uvuze ikintu wuzuye Mwuka Wera, ngibyo bigufasha mu rugendo, ngibyo bituma uramba mu kazi, ngibyo bituma uramba mu ivugabutumwa, kuko uba warabyize kandi na Mwuka Wera kuriho. Nico rero nshobora kuvuga muri ayo magambo makeya. Hari nk'abantu baba bifuza kuba bavuga butumwa, cyangwa se abantu bari bafite umuhamagaro w'ivugabutumwa ariko bakananirwa, cyangwa se abasore batoya n'abandi bose baba bashaka gutangira kuba bavuga butumwa, kuko twaje gusanga ko ari umuhamagaro wa buri muntu wese. Ni ihe nama wabagira? Inama ni imwe, ni ugusenga no kuba bakiranutsi. Mbese burya iyo umuntu akoze icyaha, habe nubwo nta muntu wakubonye, abantu bazabimenya, kuko icyaha burya ni icondo, ni nk'icondo ubusizwe, ariko cyo mu buryo bw'imyuka. Wowe ntukibona ariko abakureba bakakubona, kuko Bibiri iravuga ngo turi inzandiko zisomwa n'abantu bose. Mbese ni ugusenga no kwirinda ibyaha. Icyo kintu cyananiye abantu bagakora umurimo w'Imana, ndavuga cyane urubyiruko, bagakora umurimo w'Imana ariko bakirwa mu byaha. Noneho iyo usenze wirinze ibyaha, igikurikiraho inama natanga ni ukuja kwiga amashuri ya theology.
dufite urubyiruko muri kino gihe cya none teoloji ntigezweho, kandi ntibishoboka ko ushobora gukora umurimo w'Imana ngo uje mu ivugabutumwa ukora umurimo w'Imana ubimara n'umwaka imyaka 2 utarize teoloji, utaragiye kwiga iyobokamana ngo wige wicare ku ntebe y'ishuri wiga umara umwaka 2-3, kuko hari amasomo ugomba kwiga kugira ngo agukorope mu mutwe. Ugomba kumenya ukamenya orientation, kuko iyo dusoma Bibiliya ubu tuyisoma gutya siko imeze. Bibiliya iteye ukundi kuntu. Bisaba rero ko abantu bashobora kugufungura ugafunguka. Muri kwa gufunguka niko nawe ugomba gufungura abandi. Iyo utazi rero Bibiliya, ishusho ya Bibiliya, ntushobora kubwira abantu ijambo ry'Imana ngo bikundi. Niyo mpamvu umuntu usanga arahagurutse akavuga ibintu atazi n'ibintu atemera. Bisaba rero kuja kwiga. Inama natanga cyane cyane ku rubyiruko, abantu bakiri batoya bahagaze mu murimo w'Imana bariko basenga, bagomba kuja kwiga. Kuko iyo ugiye kwiga umurimo w'Imana wo gukora kandi ukakuryohera, iyo uvuga ibintu uzi n'ibintu wamenye, kuko iby'Imana ntawe ubimenya byose, ariko hari umuco ukuzaho, none bigatuma nawe ubwira abantu ufite certitude, ufite n'ibyo ugomba kubafashisha kugira ngo bibakize. N'aba Pawulo bari barize, n'aba Petero bigishwe n'umwami Yesu, indumwa zose Yesu yagendaga azigisha. Nta muntu rero utarize ushobora kugira. Abantu bose bahagaze mu murimo w'Imana, ubundi nta n'umuntu ugomba guhabwa agatuti ngo abwiriza atarabyigiye. Agomba kubanza akabyiga, akabwira abantu ibintu ahagazeho, ibintu azi. Niyo mpamvu usanga abantu bariko bakora amayerere amenshi, kubera kuko bakora ibintu batize. Ndashishikariza urubyiruko, abantu bagifite mu mutwe hagizima, bagifite imyaka yo kuja kwiga, bayoboke inzira yo kuja kwiga, kuko ejo nejo bundi hari akamaro kanini. Isi ikeneye abantu bize teoloji mu mwuka no mu bumenyi kugira ngo bahindure isi. Isi rero irakenewe kugira ngo ibone abantu babyigiye, kugira ngo bahindure abantu mu mibereho y'ubuzima bwa gikristo. Imana ibamugisha. Mbere yuko dusoza, hari ubuzima wabayemo mbere, hari n'ubwo urimo kano kanya, aribwo buzima bwo gukizwa uva mu byaha, ariko hari isomo ry'ubuzima waba warabonye wasangiza abantu ukavuga ngo ibi bihe nabayemo n'ibi bihe ndimo, hari isomo ry'ubuzima narabonye rimeze gutya. Ni irihe somo ry'ubuzima kugeza ubu ngubu waba warabonye? Ubuzima bwose waba urimo udakijijwe, ni ubuzima bwose ubamo mbese buteye inkeke. Uhorana ubwoba, uhorana kwikanga, uhorana gusuhuza umutima. Nubwo waba utunze amafaranga, nanjye nigeze kuyatunga ndakijijwe, ariko ukumva nta mutekano udatuje. Na Bibiliya irabivuga ngo nta mahoro y'umunyabyaha. Nta mahoro nagiraga mu buzima, numvaga hari ikintu nyine kitabaho kibuze. Ariko ubuzima bwo gukizwa, iyo ukijijwe ukabihagararaho, n'abantu bakureba bakabona uri byo, bakabona niko kuri, bakabona nta kintu bagushinja, ico ubwo buzima buraryoha, kumva ari bwiza. Noneho no mu mibereho abantu bakunze kuvuga kuko abanyamasengesho cyangwa abavuga butumwa ngo uko ari abakene. Ivyo ni ibinyoma. Umuvuga butumwa adatunze urugo wose umuvuga butumwa. Umuvuga butumwa agomba kuba afite kwizera gushobora gutunga, kandi umuhamagaro wose uragutunga. Urugero nk'uku kwanje, ivuga butumwa rigomba kuntunga. Si ukuvuga ngo hari n'abaje gukora umurimo w'Imana bagashaka ibihembo, kuko umurimo w'Imana nta bihembo bibamo. Ahubwo Imana, wowe uje gukora umurimo w'Imana, Imana nayo ikaguhemba. Niyo mpamvu usanga abantu bacika intege, rimwe na rimwe ugasanga bariko birukira umushahara, noneho bya bindi by'umurimo w'Imana bari gukora bikabafana, kuko umurimo w'Imana iyo uvanze n'ibindi bisa naho ari igihembo, ari umushahara nyine utahira ibihembo. Ariko iyo ukoreye Imana neza mu kuri no mu mwuka, ufite icizere, wifite icizere, Imana ijye guhemba muri wa murimo. Jewe mfite ingero nyinshi, mfite ubuhamya bwinshi, kuko mu muhamagaro wanje wivuga butumwa nta mushahara urimo, ariko iryo vuga butumwa rigomba kwigisha abana ibi bintu byose bikabaho, tukabaho mu buzima bwiza. N'ubu ngubu dutuye mu buzima bwiza, nababwira ngo ni bwiza cyane kubera ivuga butumwa. Iyo umuhamagaro wawe rero ugomba kugutunga. Ni nako Pawulo yabyanditse ngo umuhamagaro, umuntu agomba kugira gute, agomba gutungwa n'umuhamagaro wiwe. Rero ndabizi neza kuko abantu bagomba gushiruka ubwoba, bakinjira mu murimo w'Imana, bakavuga ubutumwa, bakiga, bamara bakaja mu ivuga, bakakora umurimo w'Imana, bakabwira abantu Kristo, abantu bagakizwa, bagahinduka, bakababasha, hanyuma Imana ikabatunga.
murabizi neza no hirya no hino ku isi abavuga butumwa muzi ba international n'umuvuga umurimo w'Imana batunze. N'ubu uyu munsi dukeneye abagabo bahaguruka cyane cyane abasore bakiri batoya bahaguruka mu murimo w'Imana ntibashira ubwoba, hanyuma Imana bazari ibitangaza Imana izabakorera. Ni gute umuntu yakubibiri iravuga ngo abantu bajya dutekereza yuko turi abakozi ba Kristo, ngo ndetse turi n'ibisonga bije gurubwira bw'Imana. Ni gute ushobora kugira ubwoba ngo ntushobora gutungwa n'umurimo w'Imana, ariko ukamera ko ushobora gutungwa n'ibihumbi 100, ushobora guhembwa n'umushahara ibihumbi 100? Reka mbabwire, umurimo w'Imana Imana iraguhemba kandi ikaguhemba neza. Jewe narabibonye, afite ubuhamya, Imana yarampembye kandi mpemba neza. Mushiruka ubwoba, mushiruka ubute, muhaguruke mukoro Imana, muhindura abantu ku isi, kandi umurimo urahari. Ibisarurwa ni byinshi ariko basaruzi ni bake. Hakenewe rero abagabo bashobora guhindura abantu bakabazana ku mwami Imana. Imana ibamusha. Turamushimiye cyane Evangeliste waduhaye umwanya wiwe, nubwo bitaba byoroshye kubera inshingano nyinshi, ariko turamushimiye ko yitanze akagira ubutumwa abantu, kandi namwe muzabakurikira twizera ko haricyo buzabafasha. Turamushimiye rero cyane, Imana ibumugisha, ndetse dushimiye n'abadahwema kudutera inkunga kuri ibi biganiro dukora aho muri hose. Imana ibumugisha, naho ubutaha murakoze.